I love you. Ni Kate, umunyarwandakazi uzwi cyane, ni mugari kuko kumusobanura byakugora. Ibyo benshi bamuziho ni umugiraneza, umucuruzi kabuhariwe, mu mpano agiraho ni nyinshi. Gusa izo we yivugiye ndetse yanerekanye ni umuririmbyi, yewe ngo azi no gukanika kuko ngo nka kera iwabo ntibigiraga bakenera uwabakorera televiziyo n'ibindi. Mu gihe yabaga yapfuye Kate ngo niwe bahamagaraga akayikoraho rimwe igakira. Impano nizo giye buriya no gukanika televiziyo yarapfaga mu rugo nige bahamagaraga nkahita nkikora ni byinshi uyu mukobwa uzabona akora, ukongeraho guca bugufi cyane. Akandi kantu ni mwiza, muremure ushinguye, ateye neza bidasubirwaho, uruhu rwe runyerera ruzira igiheri, inzobe ikeye kandi ya nyayo ataremye, ndavuga nyine kwitukuza. Birumvikana Kate ari mu bakobwa beza ba mbere bahogoje benshi, abakobwa b'ikimero b'ibyamamare kandi batunze agatubutse, wongeyeho ko we ari umukozi kuko ibyo akora biza. Guhera no mu rugo wanaga uruhande rwa mama nigera mufashaga kenshi, so na mama wanjye bakavuga ati wowe uzamera nkanjye uzavamo. Ikiza nawe arabyivugira. Gusa mbere yo kugira icyo bivugaho, banze nawe wibuke mu buto bwawe uko wasaga cyangwa uko wari uteye, nubona hari icyo kunenga ubone kumuseka. Muri iyi minsi Kate arashinzwe kugaragaza ko akunda imbwa cyane. Kate mu nkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho harimo no kuba yarigeze gukubita abakobwa 3 ndetse icyo gihe bikamuviramo gufungwa. Ibi byavuzwe muri 2017 nibwo kimwe mu binyamakuru bya hano mu gihugu byanditse inkuru igira iti tariki ya 4 Nyakanga 2016 Bashabe yatawe muri yombi azira gukubita abagenzi be 2 no kubakomeretsa. Ubuhamya bwatanzwe n'aba bakobwa igihe uyu Bashabe yaramaze kugera kuri sitasiyo ya polisi Igikondo. Bavuze ko yabakubise abahora konti ya Instagram yafunguye n'umuntu utarigeze amenyekana. Wayifunguye rero yanyuzaho ubutumwa busebya Kate ndetse bukica izina rya Bashabe, aho bimwe mu byashyiragaho harimo kugaragaza umubare w'abagabo bamaze kuryamana na Kate baba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Nibwo Kate yahamagaye umwe muri aba bakobwa b'inshuti ze yakekaga ko ari bo babikora, amubwira ko nadakuraho iyo konti ashobora no kubura ubuzima. Nibwo nyuma byakomereye bano bakobwa 2 Bashabe rimwe abajyaniwe mu rugo maze bakubitirayo. Gusa kubw'amahirwe baje kumucika, ari nabwo bahise birukira kuri polisi, maze izi nkuru zitangira gusakara mu binyamakuru bitandukanye. Nyuma y'iminsi 2 Kate yaje kurekurwa, gusa akomeza gukurikiranwa ari hanze ndetse n'ikirego cye gikomeza gukurikiranwa mu rukiko. Ku itariki 20 Nyakanga mu mwaka wa 2017 mu rwandiko rw'urukiko rwahamije uyu mukobwa ko ahamwa n'icyaha cyo gukubita ndetse no gukomeretsa, ndetse rwanzura ko agomba gutanga izahabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000 ndetse akanishyura indishyi y'akababaro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 2 ndetse agatanga n'amagarama y'urubanza angana n'amafaranga 25,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byose ariko byabaye uyu mukobwa ahagarara n'umwunganizi we mu rukiko kuko we yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nyine yari yaragiye mu kazi ke ko gutunganya imideli. Nyuma y'ibi Kate yagiye agaragara hakana ibi bigenda bimuvugwaho, avuga ko adashobora kwifasha abantu 2 ari wenyine ngo abakubite. Ni byinshi byavuzwe kuri uyu mustarikazi, harimo inzu y'agatangaza yubatse imyaka 4 ku musozi wa Rebero. Ntitwakibagirwa inkuru y'urukundo n'umukinnyi w'umupira w'amaguru wamamaye ku isi yose Sadio Mane. Ni inkuru yabiciye y'abantu mu gihugu ndetse no mu gihugu uyu mugabo akomokamo cya Senegal. None se Kate Bashabe ubundi abaye hate? Ni muntu ki mu buzima busanzwe? Mu busanzwe tumenyereye ko abakobwa bafite amafaranga inaha babashinja ko baba bayakuye mu bagabo. Bite kuri Kate nawe ntihayakura? Muhaye ikaze mu kiganiro umenye byinshi kuri uyu mukobwa. Ngiye mu bana ni Florence, muhaye ikaze. Funguye konte muri KCB niga mu wa 3 secondaire. Wow. Ubundi amazina yose ni Bashabe Catherine, yamamaye nka Kate Bashabe cyangwa Kate P. Yavutse ku itariki 9 Nzeri mu mwaka w'1990. Akaba umwana wakuriye mu cyaro arerwa na nyirakuru. Ku myaka 7 nibwo yaje kubana na nyina, ari nawe wamureze kugeza n'ubu. Avuga ko ari umuntu akunda cyane, azi ndetse yabanye nawe mu buzima bwo kwishakisha, ndetse na n'ubu amufasha mu kazi ke ko gucuruza. Impamvu avuga cyane mama we ngo se umubyara ntabwo yakunze kumubona, ahubwo ngo yabaga mu bihugu byo hanze. Kate wari muto ubwo yazaga kubana na nyina, yaje gutangira amashuri abanza, akomeza n'ayisumbuye ndetse bivuga ko ngo yaba yarize na kaminuza. Kate Bashabe wakoranye impano nyinshi zirimo kuririmba, kubyina, gukina amakinamico na filime.
nyuma yatangiye kwiyumvamo kuzaba umucuruzi ukomeye akiri muto, ku buryo ngo akiri mu mashuri yafunguye konti muri banki ngo atangire kwizigamira igishoro kizamufasha gukabya inzozi zo kuba umucuruzi ukomeye. Ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, Kate wari uzwiho kugira umwete n'ishyaka nibwo yahise atangiza kampani ye itanga serivisi za protocol mu birori bitandukanye, ndetse aza gutangira gukorana bya hafi n'ibigo bikomeye harimo sosiyete ya MTN na Ferwasi mu marushanwa azwi nka Tour du Rwanda. Kate avuga ko gufatanya imirimo yose ndetse no kwiga byabaga bigoye, uretse kukuba yaritaga ku imirimo ye mu bihe by'ikiruhuko ngo no mu gihe cy'amasomo yanyuzagamo akayata akajya gukurikirana akazi ke kamuha amafaranga. Ubwo Bashabe yarimo asoza amashuri yisumbuye, yigeze kwitabira amarushanwa y'abanyempano mu kuririmba yari yateguwe na Kina Music, iyi isanzwe iyobowe na producer Clement. Kino gihe Bashabe yaratsinze, yemererwa kujya gukorera indirimbo muri ino studio, gusa nyuma yaje gusanga ngo ibyo kusaba umuhanzi atabyiviramo, yiyemeza gukomereza muri businesses. Nyuma ariko nanone yaje gukora indirimbo aha hari muri 2019, indirimbo yise You and I, ikaba yarahujemwe abahanzi bakomeye barimo The Ben, Mani Marite, Andi Bumuntu, Yvan Buravan ndetse na Christophe. Tugarutse inyuma ho gato, hano hari muri 2011 ari nabwo Kate yararangije amashuri yisumbuye, nibwo yatangiye kugaragara ndetse no kumenyekana. Mbere yaho gato ariko Kate yari yaritabiriye irushanwa ry'ubwiza ryategurwaga na MTN, yaranaryegukanye maze agirwa ambasaderi w'isosiyete mu gihe cy'umwaka. Nyuma aza guhabwa akazi muri call center, ariko Kate ntiyagatinzemo kuko yagasezeye ajya gukurikirana imirimo ye. Nibwo Bashabe yaje gukorana n'indi kampani nini yakoreraga mu Rwanda ubucuruzi bw'ibikoresho by'amahoteli n'ibindi. Ni kampani kandi yavaga muri Dubai. Maze nyuma yo kwiga neza isoko, dore ko muri no kampani Kate yakoraga akazi ko gucuruza no kwamamariza iyi kampani, nawe yafunguye kampani ye ku ruhande ikora neza iby'iyikora. Ni nabwo yatangiye gutumiza ibintu bitandukanye mu mahanga maze akabicuruza hano mu gihugu. Nyuma mu ntangiriro za 2013 nibwo Bashabe yafunguye inzu izajya icuruza ibijyanye n'imideri, inzu yise Kabash Fashion House iherereye mu mujyi wa Kigali. Niko kugenda business ze zaguka, kuko nyuma yatangiye kujya agura akanagurisha ibibanza n'amazu hirya no hino. Ni nako yatangiye kujya aserukira igihugu mu mahanga, ajya kumurika imideri. Ibi byamuhaye amafaranga menshi, yamufashije kubaka inzu nziza cyane, avuga ko yayubatse imyaka igera kuri 4. Iyi ikaba iherereye mu gace kazwi nka Rebero mu mujyi wa Kigali. Aha akiyuzuza yavuze ko yamutwaye amafaranga agera kuri miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kuvuga inkuru z'urugendo rwa Kate Bashabe, iyi nkuru nta kuntu wayicika cyangwa ngo uyihakane. Ni inkuru y'urukundo rwavuzwe hagati ya Kate Bashabe n'umukinnyi w'ikirangirire ku isi mu mupira w'amaguru Sadio Mane. Iyi yaravuzwe ahantu hose mu bitangazamakuru, haba ibya hano mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Senegal, aho nyine Sadio Mane akomoka. Ni inkuru yatangiye muri Gicurasi 2019, nibwo byatangiye kuvugwa ko uwahoze akinira Liverpool akaba rutahizamu Sadio Mane yaba afitanye umubano wihariye n'umunyarwandakazi akaba umunyamideli Kate Bashabe. Ibi bikaba byatangijwe ahanini n'itangazamakuru ryo muri Senegal. Kino gihe Kate yaramaze igihe kinini agaragara mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza, aho yabaga acuruza imyenda ya Liverpool mu maduka. Aho kino gihe Bashabe nk'umufana nanone w'ino kipe yajyaga agaragara yagiye muri stade mu gihe ino kipe nyine yabaga yakinnye, ari nako yambara imyambaro y'ino kipe akifotoreza mu myanya y'icyubahiro muri ino stade. Ubundi iyi nkuru y'urukundo yazamutse igihe Sadio Mane yasangizaga abamukurikira indirimbo Slowly y'umuhanzi w'umunyarwanda Meddy, ayiherekesha amagambo abaza ati ese mwizerera mu rukundo. Inkuru nk'izo rero abo muri kino gihugu bakomeje kwibaza kuri uno mukinnyi, ari nabwo amukurikira n'abakunzi be batangiye kumubaza niba hari ikijya mbere hagati ye n'umunyarwandakazi Kate. Bikaba byarabereye mu kiganiro yari yagiranye n'abamukurikira ku rubuga rwa Instagram, maze abasubiza agira ati nta rukundo dufitanye. Muri make yakanye yivuye inyuma urukundo rwavugwaga hagati y'aba ngabo. Ni nako Kate imbere nawe yari yarakanye iby'urwo rukundo n'uyu mukinnyi, ari nabwo yatangaje ko kujya mu gihugu cy'Ubwongereza aba ari muri gahunda ze zihariye, cyane ko akora business mu bihugu bitandukanye. Uretse iyi nkuru y'igihuha yabaye hagati ya Kate Bashabe na Sadio Mane, bamwe mu bazwi nk'aba influencer kuri social media hano mu gihugu batangaje ko uyu mukobwa Kate Bashabe yaba yaribarutse umwana ariko akabigira ibanga rikomeye. Nabwo Kate yaje guhakana yivuye inyuma iby'izo nkuru, avuga ko atigeze abyara ahubwo ari abamusebya ku mbuga nkoranyambaga.
ni Kate nyine wagiye agaragara mu bikorwa byo gufasha imiryango itishoboye, abana batandukanye, abaha ibikoresho by'ishuri, ndetse yanaje gufungura umuryango ufasha aho buri gihe agenera ibikoresho bitandukanye by'ishuri abana, ndetse byiganjemo bimwe mu bikoresho nk'amakayi, ikaramu, ibikapu n'inkweto bye yikorera, byose biba byanditseho Rahura. Mu bindi wamenya ni uko ari umukobwa ukunzwe cyane ndetse na benshi. Abandi bati uri icyitegererezo kuri njye n'ibindi byinshi. Akaba kandi mu bantu bake usanga bavugwa neza, ukuyemo ibyo batarishimiye umubano yagaragaje ko afitanye n'imbwa atunze ku munsi nyine w'isabukuru yayo, gusa nk'uko twabibonye mu minsi ishize yagize icyo abivugaho. Ngayo nguko wabyumvise byinshi kuri Kate Bashabe, nubwo afite ibigwi byinshi n'amakuru menshi, burya ariko biragora kumenya ubuzima bwe bwite usibye kumubona mu mafoto na video asangiza abamukurikira. Akaba azwi nka none nk'umuntu utembera, aho akenshi agaragara ahantu henshi hatandukanye, yaba mu gihugu ndetse no hanze mu bihugu bikomeye ku isi. Nitwa Florence, wakoze kubana nanjye ibihe byiza.